Okay guys, nta kintu gishimisha nko kubyuka ugasanga muri telefone yawe harimo SMS nk'iyi ngiyi cyangwa se nk'iyi ngiyi. Muri make SMS ikubwira ko hari amafaranga wakiye, bikaba akarusho rero iyo ayo mafaranga wakiye aturutse kuri online ndetse nta gishoro wasizemo. Guys, ikintu nje kukubwira uyu munsi ngiye kukwereka uko uzajya wakira SMS nk'iyi ngiyi cyangwa se nk'iyi ngiyi buri gitondo ndetse na buri nimugoroba bitewe nuko wakoze. Application uno munsi nkuzaniye urangiza kuko yo nta bintu bigoye, igusaba kubikuza amafaranga akugeraho mu minota 2 gusa. Ntago ari bya bindi ngutegereza amasaha 24 cyangwa se amasaha 28. Guys, ikintu cya mbere bigusaba no kureba ino video kuva itangiye kugeza irangiye, ubundi niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro wa online 250 ukande subscribe ndetse na like no muri comment utubwire ikindi kintu twagukorera, turahari ku bwawe. Guys, reka dutangire kugira ngo video itaza kuba ndende. Yes guys, nkuko mubizi nangira na proof mbereka amafaranga ndabikuje cyangwa se ayangezeho aturutse muri iyo application. Gusa tugiye kureba ayo mafaranga dukoresheje uburyo bwa email cyangwa se tunyure muri Gmail kuko Binance yanjye hari impamvu runaka zituma ntakunda kwinjiramo ndi muri video. Guys, noneho turahita tuza hano kuri email nkwereke. Nkuko mubibona iminsi 4 ishize nabikuje amapep angana na 0.01. Iminsi nishize amafaranga ngaya. Nkuko mubibona nuhita uvuga ngo ano mafaranga ni make, aya mafaranga ntago ari make bitewe nuko pep ingana kuko ntago uza agaciro kayo. Kugira ngo video itaba ndende nari kukwereka uko bayikonvata cyangwa se ukagenda ugakonvatinga ukareba uko ingana. Gusa reka dukomeze video itaza kuba ndende. Guys, turahita tuza rero muri application yacu nk'ibisanzwe. Wowe link yo kwiyandikisha kugira ngo uze kubona bonus y'ama pep 25 urahita uyisanga muri comment ya mbere. Numara kuyibona urayikandaho, numara kwikandaho ukande install yino app ya Pep Faceit. Numara kwikandaho numara kwikandaho urahita ugera ahantu hameze gutya. Gusa mu kwiyandikisha urakanda continue with Google. Nukanda continue with Google nibwo bikorohera gufunguramo account. Yes guys, nkuko mubibona tugeze kuri dashboard imeze gutya. Nitugera kuri dashboard imeze gutya ngiye kugusobanurira buri kimwe ku kindi. Uri kubona hariho ibintu byinshi cyane byo gukora ukaba wabona ano mapep yo hejuru. Yes, aya yo hejuru ukaba wayabona. Guys, nk'ibisanzwe rero kambanze nkwereke nanone ya proof hano yaturutse muri no application ku itariki 13 z'ukwezi kwa 8. Guys, ninza hano hejuru kuri my transaction uri kubona hano ni muri withdraw history. Ninza kuri my transaction uri kubona ko hano muri no account maze gukora transaction y'amapep 240. Kandi nkuko wabibonye video itangira nakweretse proof cyangwa se nakweretse ikibyemeza ko amafaranga ntayakiye. Nkuko ubibona hano hasi ni ku itariki 13 z'ukwezi kwa 8 nayakiriyeho aha hasi ndetse saa 9:55. Guys, rero reka nze nkwereke uko ukorera ano mapep. Guys, nunyinjiriraho baguhaye iyo bonus utangiriraho uraba uyibona hano hejuru. Hano hejuru haraba hari 25. Guys, kugira ngo bize guhita bikorohera nanone urahita uza hano handitse daily bonus. Reka duhere kuri no daily bonus. Nuza hano kuri daily bonus urahita uraza kuhakanda. Numara kuhakanda uri kubona buri munsi bagenda baguha amapep uclimbinga. Uri kubona bwa mbere ni 25 ndetse na 25 bitewe n'iminsi umaze kuri application cyangwa se ukoresha website yaho. Guys, rero ngiye kukwereka uburyo bwa kabiri bundi ushobora kubonamo ano mapep. Guys, urahita usubira inyuma. Numara guclimbinga ayo ngayo urahita ubona ahantu handitse ngo for each new user. Yes, ahareka tube tuharitse turahajya ku bundi buryo. Uri kubonamo uburyo bwo gukina amagame. Hano hari uburyo bwo gukina amagame, airdrops ndetse aha ntago ari sawa, ntago ari ngombwa kubakoresha. Yes, katubanze twibande aha hejuru. Turahita tuza hano handitse ngo play game cyangwa se urahita uza hano handitse akaboro ka game urahita ukabona. Nuhakanda rero dore game batuzaniye twebwe ni ngiye. Hano hari ahantu handitse ngo play, hari handitse play ndetse hano hari n'indi side irimo ibintu
bigiye bitandukanye. Guys, ikintu tugiye gukora rero ni ugusubiza ibi bibazo. Turahita tuza dukande kuri Bitcoin, wenda hano hasi abatazi Bitcoin ni iyi ngiyi. Iyi ni logo ya Bitcoin BNB ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Turaza dukande kuri Bitcoin kuri play, nidukanda kuri play uri kubona bahise batugeza ahandi hantu hameze gutya. Ubwo batugejeje ahantu hameze gutya, amacoin yacu tumeze nk'aho tugiye kuyakira. Bitcoin turetse tuyifata tuyihuze na hano ku izina ryayo. Numara kuhahuza urekuze, uri kubona amacoin yacu hariya hejuru yahise ajya. Doge yo uri kubona baba banagukopesha, ni hano biringaniye. Hano Ethereum cyangwa se urahita uyibona hano biraringaniye. N'aha hasi kanyuma gasigaye uhita ubihuza. Uri kubona ngo yes, you have successfully completed your game. Tubonye 8.4 pep. Aya mapep ndahita nkwereka nawe uko wayabikuza. Reka nkore collect your reward. Barita bazanamo advertisement, kuko izi advertisement ni nkaho arizo uba uri gukoresha ubona ano macoin. Application zose zikunda gutanga amafaranga y'ubuntu nta gishoro bakunda kuzanamo advertisement. Guys, advertisement yirangiye ukanda hano hejuru sorry gato ukayikuramo. Wamara kuyikuramo uri kubona iyi task turangije imara iminota 9. Uhita uza kuri no ya kabiri ukayikora, iya gatatu, iya kane, iya gatanu. Wamara kuzikora iyi ya mbere nayo iba yarangiye. Yes, iba yarangiye iminota 9 ukongera ukayikora, n'iyi ngiyi iminota iba yarangiye. Then ugenda usubiramo mpaka ugize amapep ushaka. Nidusubira hano inyuma sorry gato nama ads nakubwiye ko ugomba kuyihanganira. Ama advertisement abantu baba barishyuye amafaranga ngo babamamarize, then abo ngabo nabo bakayatanga mu baturage bagira ngo bamamarize izindi company. Guys, nituza hano ngo kuri continue earning, uri kubona nkuko natangiye ari amapepu 25 none amaze kuba 38. Guys, harimo ibintu byinshi byo gukora, nuko ino video ntashaka kiba ndende. Nk'aha ngaha iyo uje kuri airdrop aba hari airdrop wakinjiramo, uhituza ugakanda hano kuri join, ubundi ukagenda ukurikiza amabwiriza. Guys, hano hari n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Yes, hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye, gusa katujye ku gice cyo kubikuza mu gihe wujujemo amapepu yo kubikuza. Urahita uza hano hejuru, nuza hano hejuru ku mapepu yawe uri kubona uhakande. Yes, nuza gukanda hano kuri withdraw. Nukanda kuri withdraw, yes, urahakanda, gusa barahita bakubwira ngo dore hano Binance, tubikuza kuri Binance kandi minimum pep yo kubikuza ni 100. Uri kubona ushobora kumaraho iminota 40 ugahita ubikuza aya mbere. Uhituza ugakanda hano kuri Binance, gusa ugashyiramo amount ya pep. Hano ushyiramo nuza wallet address, ushaka address yi Ethereum cyangwa se yiri coin niyo ugenda ugashaka muri Binance. Niba utazi kubishaka bimbwiye muri comment umbwire ngo dukorere video yuko wavana address kuri Binance uyijyana ku rubuga runaka. Ndahita nyigukorera vuba kandi byose, video irarara igezeho nubyandika muri comment. Guys, kugira ngo video itaza kuba ndende rero, niba ugeze hano ukireba andika muri comment ngo nari nkihari, then nusoza kwandika muri comment ngo nari nkihari, ino video niba ntacyo bigutwaye uyihe mugenzi wawe. Subscribe ndakeka wamaze gukora na like. Guys, tuzakomeze kubana kuko mbafite ibintu byinshi byo kubaha kandi by'amafaranga byunguka bitagusabye igishoro. Guys, wakoze kureba no video.